ngubu tugiye kwerekana akinyuma. Iyo umugabo umuhaye akinyuma gutya umuhaye neza cyane umva yinjiramo neza igituba akacyumva fresh. Usibye na positeri y'urubavu hari n'iyi ngiyi urumva iki ugira gutya urumva hano uba urimo neza ku buryo umugabo urumva washobora no kumwongera. Iyindi urumva urasutama gutya umugabo sarimo hano urumva gutya uyimanukiramo nyine neza uzamuka umanuka n'iyindi yimeze gutya n'iyindi ya gutya urumva gutya umugabo aza gutya yinjizamo hano urumva akajya asunikira inyuma ari hepfo urumva n'indi ya gutya n'indi ya gutya akaguru kamushyira hejuru urumva kakaguma hano cyangwa n'indi ya gutya ugira gutya we amaguru irayafata akakurongora. Ubwo ngubwo mugore we nawe mugabo umugore ugomba kumurongora neza akaryoherwa. None se reka nkubaze wa mugabo utarongoye umugore neza cyangwa wa mugore we udahaye umugabo wawe igituba neza ni hahandi azasanga azigira kuri wa wundi uryoshye umeze neza utanga keya abantu bamenyereye. Rero bagore umugore nawe mugabo mubake ingo zanyu neza nkuko nabibabwiye ntangira urumva. Rero urumva hari ukuntu urumva wowe mugore ukurikije ibyo bintu nkubwiye ukabigenderaho pe ntabwo rwakomera ahubwo naho rwajya. Zandaze ziba zivuga wa mugabo none yabaye ikira wa mugore yaramuroze bakajya bavuga amagambo menshi kabiroro bakibaza ikintu wamukoreye. Ese nta kuntu bundi urumva wa mugore we nta kuntu wafata umugabo neza utagiye mu bapfumu ngo muhinzaratsi. Ese ibyo byatsi muha abagabo hari ukuntu wamuha ibyatsi ukihekura hari ukuntu ibyo byatsi ngewe nzi abantu benshi numvishe bagiye babiha abagabo barabiyicira kwa kundi mureka niba ufite umugore niba ufite umugabo reka gakundi kiki kabagore abagore turashukana muraza mugatera sitora kakugata bagatangira bamwe muzukuntu ngo umugabo wanjye ngo abone amafaranga menshi ngo reka tayama ngo ari igisambo. Ise ni igisambo gute kandi yaragushatse afite yagushatse se azi ko amafaranga mutayasangira. Erega urumva abagore nitwe abagabo nitwe bavunikira abagabo mujye munabababarira baravunika. Rero mujye mureka kubavuna mu bwonko. Mara agiye hanze muri iyo ndaya nawe araje none se ubwo urambwira ngo azana gutera sida ahubwo utazi ko byaye ibirwara azabikuzanira byaturutse ni wowe uzaba wizize kuko uzaba wamufashe nabi. Fata neza umugore wawe nani umugabo wawe urebe ko harahajya. Inzaratsi ibintu by'inzaratsi kujya mu bapfumu mu bireke ni handi usaga umuntu yarabyaye umwana w'ikirimarima yamukuye nta nubwo ari n'umugabo wawe waguteye inda wagiye ku mupfumu arakubwira ngo nindyamana nawe ngo uratwita. Rindira iby'Imana ibikore. Niba usezeranye n'umugabo ntubyare ni imipango y'Imana. Rega kubona urubyaro n'Imana irutanga. None se uzajya kuri uwo mupfumu abapfumu n'abanuza barabeshya n'abateka mitwe. Nta mupfumu wakubwira ibintu biri ukuri usibye kugushyiramo imyuka mibi gusa kazajya warakubwira ngumva ngo uzanzanire ngo inkoko y'ibara rimwe ngibiki n'ibiki. Ibyo bintu ntabwo bikenewe. Ibyo bintu ni umwanda shit ntabwo bikenewe. Nta nubwo muri iki gihugu cya perezida ibyo bintu bikenewe ko tugomba gusebya igihugu cyacu. Ubu ngubu muze yazavuga ngo abaturage mfite nabigishije cyangwa bangejeje kuki. Tugomba kubaka igihugu cyacu dufatanyije twese. Rero ngaho za gatanya buri munsi igihugu cyacu cyuzuyemo za gatanya. Ese
gukora ubukwe cyangwa gusezerana muri abagore n'abagabo byabaye business tuzabimenya. Mufate neza abagabo kuko nimutabafata neza natwe tuzabijyanira. Twese ntabwo dukeneye abagabo, natwe turabakeneye. Rero muzasanga twarabijyaniye, musigare mwese mwarabaye abapfakazi, mwaragumiwe. Rero mugore nawe mugabo mwese mushyire hamwe musenyere umugozi umwe. Rero urumva nta esereka amabazi mwebwe ngaho abahungu abasore, urumva abasore basigaye bikundira ibikecuru, abasaza basigaye bakunda abana kuko mwebwe abagore mwadutwaye abasore, kuko nimunyurwa n'abagabo mufite mu rugo, mwigira kwishakira iki bwa busore. Urumva ntabwo munyurwa nyine n'ibyo mufite mu rugo. Natwe rero twibonera abo basaza kubera ko mbese abasore ko mwabatumazeho. Nimufate neza abagabo banyu, natwe abasore bacu mubaturekere, twubaka igihugu cyacu cy'ejo hazaza, sibyo? Nese ubu tuzagera muri 2020 kangahe tumeze gute? Isi iri kurangira. Nshuti zanjye mumbabarire mwubake urugo neza, kubake rukomere rumere neza. Urumva erega ntabwo kubaka urugo ari ugushiramo ari ukwipasa muremure. Niyo yaba yabonye icyo kijumba mwari gicyo, niyo yaba yabonye wera tuvuga 1000 mugore 1000 rago wahaha ukarya. Nese akubwiye ngo nicyo afite wamwica. Erega uraje umugabo arakubwiye ngo ushere mu nakintu urabonye uratumbye muri stock harimo ibiryo, nta kintu ubuze muri firigo harimo, mbega ufite buri kimwe. Icyo ubura no gufata amafaranga mu ntoki tungu ugenda uyagaspira uyapfusha ubusa ujyane muri izo nsoresore zawe, usize umugabo n'umwana, usize umugabo mu rugo. Umva nkubwire mugore nk'urugo turawumve niwe ndikubwira cyane ndabwira abagore ko nimwe mwananiranye. Umugabo se niyo yajya gusamana kutapfa kubimenya kataha n'ubimenya, ariko abagore mwebwe nese ko ururimi rwanyu yewe nta parido mugira ku muntu keretse icyo mutibagiwe ibanga nicyo mwibagiwe. Urumva rero mumbabarire n'ukuri kw'Imana dukore neza. Urumva natwe wenda ayo kintu Imana izatubaza, se izakubaza we mugore ko naguhaye umugabo wamukoresheje iki, wamufashije iki se ko naguhaye umufasha nawe mugabo wamufashije iki? Nyine mwebwe mwafatanye mwafashanyije iki muri make? Ngaho twebwe abasaza, umusaza araza akabikora neza daruzungu. Umusaza amenya ko ukeneye ikariso, umusaza akamenya ko ukeneye buri kimwe cyose. Umusaza niyaza, umusaza ntabwo ari nka za nsoresore, niyaza ngakurongore ngaguhereze ngo 500 we cyangwa akubwire ngo igendere. Umuhungu arakubwira ati camo wakarukira mfite nayo narariwe. Ariko umusaza ari mu kazi, umusaza ariyizira bambe kurongora arabizi pe. Hari abasaza bashoboye kandi atari kuvuga ngo banyweye ibinini ngo banyweye afite imbaraga. Uzima bafite imbaraga se hari n'igihe mu gusaza kwe yashaje atarakora ibyo bintu cyane, noneho agakura ari bwagira ngo ari muri adolescence. Urumva rero umusaza ashobora kugira umusaza muri kumwe nawe cya gisaza uragishimisha. Wagize ngo mama igisaza gishimishwa no kwagiye igituba, niyo wagikarisa ukagikoraho ukumva ukagikora mu matwi mu bwanwa ukagishimisha, yo kirishima bambe kita cyukubwira ngo niyo gikozeho kigaseka gusa kirarangiza, kita cyukubwira musheri ngo twigendere. None se guharya ngo kugera mu rugo akabagwaye nka moto y'20,000 moto kandi wenda nta nubwo igeze mu 20,000.
nuko yishimye nuko yakwishimiye wanamushimishije. Abagabo rega n'abana ni nk'abana bashimishwa n'utuntu duto nkuko bebe wamwaka biswa karira. Abagabo rero urabona ko bameze ntabwo ari kuvuga n'abana kuko nibo badutunze nibo baduhahira, ariko imbere y'umugore wiwe amera nk'umwana aca bugufi. Urumva ese Samusoni Delila niyamushutse akamwogosha umusatsi, none se gute? Nyine nicyo nkubwira, umugore n'ikiyobyabwenge. Umugore yafashe umugabo neza, n'ubusubu bafashe umugabo wawe neza, umugore yagucikira imbobera umbwire nta na hamwe, ahubwo yajya ahora yumva yifuza kuzajya ava ku kazi yihuta avuga ati ndatinda karagukanye asanga karakaye, akakora buryo ki bwose ararangiza akazi ataha mu rugo n'ahandi aciye. Kubera iki? Kubera bya bindi nakubwiye wamukoreye, nakubwiye niba wabikurikije kubimukorera atayiruka bambi azanye wenda n'akamvirope karimo akarabo cyangwa ji, umva utuntu dusekeje nawe ukatureba ugaseka, cyangwa ukajya ukabona kuzaniye nk'akenda ko kurarana karabedana n'akamvirope. Yewe uziko nitawishima ubwo wamushiri merci wakoze. Nyine nuko mara uzi yuko mbabwire mwebwe mwabagore, uzi yuko aho ngaho ukoze ibyo ngibyo nakubwiye n'ukuri kw'Imana mwajya mwihorera muri paradizo. Iyi si yahora ari paradizo, na n'umuntu n'umwe wazongera nta nubwo ngo izo za gatanya zakongera kubaho. Reka mwajya musaza. Ese ubu reka mbabwire mwabagore, ingo za kera ukuntu zari zimeze neza, barashyingirwa na bikarangira basazanye. Rero muzajye mukundana mutandukanye n'urupfu, urumva? Ariko bitari ibyo murabaguze rero abagabo banyu. Abakobwa bari hanze bazaba batwara mwumirwe, sikeya se nimba mutashoboye gutanga keya birabareba, mutange keya mwivuye inyuma. Abagore ntabwo muzi ko baduhaye ijambo, natwe twagize ijambo abagore. Rero niba barabahaye uburenganzira bwo kugira ijambo bakabaha ijambo, namwe mukagira ijambo nk'abagore mukibohora, ntabwo ari ngombwa ngo mukandamize abagabo mubanye hejuru. Mugomba ubundi kwanza nta nubwo umugabo yakagombye gukora wenyine. Niba warasezeranye n'umugabo, manze nkubwire icyo kintu niba utaruna cyiza, musenyera umugozi umwe, uca hano nawe agaca hano, mukajya kugite mugakora cyane. Mwamara iyo mumaze gukora murakora mugasenyera umugozi umwe, umva buri muntu wese akajya ahuza n'undi. Ubundi ikintu kibi ni ukwirirwana n'umugabo mu rugo nta kazi afite nawe nta kazi ufite. Ubwo se ubwo urumva ibyo bintu bibaho? Umugabo niba afite akazi ni wowe utarize, urumva? Iyo utize uramubwira ati sheri nshakira ikintu nkora, nshaka ncuruza agakarito cyangwa inyanya ziba ziri imbere y'umuryango wanjye, cyangwa sheri nshakira, niba ufite akazi nshakira akazi. Mukajya mukora muhurira mu rugo, umukozi ari mu rugo. Ariko bitavuze ngo niba umukozi ari mu rugo uratashye ngurananiwe, urumva? Umugabo se we ntago ananiwe, ngo uratashye ngurananiwe, wise uryama nk'umupfu wirengagije umugabo. Urumva mugore? Ngo uraje ngo umukozi ngo niwe uragaburira umugabo. Umukozi agaburira umugabo ate kabagabo uko abagore muri ibipfayo. Umugore niwe ugomba gutekera umugabo wawe. Erega muri iyi minsi nsigaye mbona abakozi aribo basigaye bita ku bagabo. Rero nje narinje kubabwira mwebwe mwabagore mwe mutumva, mutita ku nshingano zanyu mwahawe na leta mugahabwa n'Imana. Nje kubabwira ngo gasopo guta ubundi umukozi rwese amadongo. Umukozi wo mu rugo simvuze ngo naga ari umuntu, nawe ni umuntu, ariko gute? Ese niba udafite akazi ukaba nta kintu ukora,
umugabo yagushakiye iki? Yagushatse ngo ube ivaze mu nzu ajyaza atahura umutako. N'uwo mukozi yamuzana pe hari hanini hakenewe gukorwa amasuku, nyine ubona inzari nini nyine utabishobora utabivamo, wamuzana ariko nawe ukajya umukontorora, ukajya umucunga, ukajya unamufasha imirimo. Rego umukozi se yaje kugwa iwawe,